Yes, reka twikomereze filime yacu. Ni umuganga w'umukire yihinduye umukirina kubera urukundo. Duherukana muri episode ya mbere nyuma y'uko Dr Ethan yemeye gukora akazi ko gukora amasuku mu bitaro, akazi gaciriritse. Wari umuganga ari dogiteri w'ibitaro, rwose yemeye kwihindura umukozi kubera urukundo. Uyu Dr Ethan ubuzima bwe bwarahindutse burundu. Nta n'umwe wari uzi ko yari umuganga w'umuhanga, kandi wari warize imyaka myinshi, akomoka no mu muryango w'abakire ufite ubutunzi buhambaye. Yari yambaye imyenda isa nabi cyane y'abakirina, afite indobo n'umupira wo gusukura hasi, akora akazi yitonze kandi yubaha buri wese. Abaganga n'abaforomokazi benshi bamufataga nk'umukozi usanzwe kuko yari aciriritse cyane. Hari n'abavugaga nabi rwose, bamwe bakamukoresha ibintu bitari no mu nshingano ze, ariko uyu Dr Ethan ntiyabasubizaga kuko yari azi impamvu yemeye guca bugufi, impamvu ari gukora ibi byose. Niwe wari uzi ukuri kose. Ku rundi ruhande kandi Aline, wa mubyeyi wari utwite inda, yari yaramaze kubyara, nibwo yakomezaga rwose kubaho mu buzima bugoye kuko nta n'umwe yari afite wo kumuba iruhande. Umutima we wari ubabaye cyane, yumvaga ko nta muntu n'umwe ukimwitayeho. Ntiyari azi ko mu buzima bwa buri munsi uyu Dr Ethan yamukurikiranaga aho agiye hose mu ibanga kugira ngo amenye neza ubuzima bwe ndetse nuko abayeho. Umunsi umwe ari nijoro, uyu Aline yafashwe mu by'ukuri n'indwara, aza kujyanwa ku bitaro mu buryo bwihutirwa. Abaganga batangira kumwakira, ariko habaho ikibazo gikomeye. Muganga wagombaga kubaga uyu mubyeyi wari umaze iminsi mike abyaye, kandi mu by'ukuri ubuzima bwe buri ahabi cyane. Uwo muganga rero nta wundi yari Dr Ethan, kandi ntabwo yari ahari kuko niwe wari warize izi nshingano zo kubaga umutima. Mu gihe abantu bose bari bafite ubwoba, Dr Ethan wari uri gusukura ku marido y'amadirisha y'icyumba bari barimo, yumvise ibiganiro. Mu by'ukuri araza yihuta cyane, yahise amenya ikibazo ako kanya. Yegera mugenzi we aramubwira ati, niba mwemeye kunyizera ndashobora kubafasha. Abari bari aho bose baramuseka cyane, dore ko batari bazi ko ari we mu dogiteri w'ibi bitaro, dore ko rwose yari yarahinduye n'ikigo nderabuzima. Ibitaro yakoragaho ntabwo ari byo yari ayoboye kuko hari abandi bakozi basha. Rero kumumenya byari bigoye cyane, yambaye iyo myenda isa nabi. Baramusase cyane umukirina, baramubwira ati, umukirina se niwe ugiye kubaga umurwayira? Ariko uyu Dr Ethan akomeza gutuza, arituriza rwose, yubika umutwe hasi. Yerekanye ibyangombwa bye bigaragaza ko ari umuganga ubifitiye uburenganzira. Bose baratangara, abamusekaga n'abamukwenaga birabacanga. Umuyobozi w'ibitaro w'ibyo bitaro yakoragaho abonye ibimenyetso bye, yahise amwemerera kujya mu cyumba cy'ubuvuzi. Nyuma y'amasaha make yuzuye impagarara, uyu Dr Ethan yarangije igikorwa cyo kubaga neza rwose. Uyu mubyeyi amubaga umutima neza, nta kibazo kibaye. Abantu bose bo mu bitaro baracecetse. Abari barasuzuguye uyu Dr Ethan batangira kumusaba imbabazi. Bashoboraga kwemera ko umuntu bafataga nk'umukozi wo gukora isuku ari we muganga wakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Uyu mubyeyi Aline akangutse abwirwa ko muganga wamukijije ari uyu Dr Ethan, ariko wagaragaraga mu isura y'umukirina. Kubera uyu mubyeyi amarira atangira gutemba ku matama nk'uko yabimenyeye, kuko n'ubundi uburibwe we n'uburibwe babaye inshuti. Yibutse urukundo, kwitanga n'ubugwaneza uyu Ethan yari yarigeze kumwereka ubwo yamusangaga ku kigo nderabuzima yari ayoboye. Biramurenga. Uyu Dr Ethan yegereye uburiri bwe aramubwira ati, sinigeze nguhindukirana, nashakaga gusa ko umenya ko urukundo nyarwo rutari
ntareberwa ku mafaranga cyangwa ku cyubahiro. Nari niteguye gukora akazi akariko kose kugira ngo nkurinde ikibi n'igisa nacyo, dore ko nkimara kumva amateka yawe n'ubuzima wanyuzemo byanteye igikomere ku umutima unshira urubanza. Aline ararira cyane amusaba imbabazi kubyo yari kubyamukekagaho byose, ariko mbere yuko uyu Dr. Ethan amusubiza, umuntu utunguranye akingura urugi rw'icyumba aza yirukanka cyane ahutaza umuryango. Hari umugabo ukomeye wari uzwi cyane mu mujyi, yinjiye aherekejwe n'abarinzi benshi cyane bafite ibyuma, inkota ndetse n'inkoni, avuga ijwi riranguruye ati, Dr. Ethan, igihe kirageze ngo abantu bose bamenye uriwe by'ukuri. Igihe wahereye wiyoberanya mu bantu akawe kashobotse. Gira vuba nonaha vayo hano cyangwa nohereze abarinzi banjye. Iryo jwi ryari remereye cyane ku buryo utabyumva. Aline n'abari bari mu cyumba bose bari bahaye uburenganzira uyu Dr. Ethan bwo kubaga uyu mubyeyi. Bose barahindukira bamureba bafite amatsiko menshi, ariko nanone avanze n'ubwoba bwinshi. Ubwo uwo mugabo winjiraga mu uwo muryango yari arinzwe bikomeye, afite abarinzi benshi bafite ibitwaro byinshi cyane, nanone kandi bambaye maske mu maso. Nibwo kuhita yohereza bamwe mu barinzi be bafata Dr. Ethan, baramufata bamwambika iminyururu mu maboko ndetse bamwambika n'igitambaro ku munwa kugira ngo adasakuza. Part 2 y'iyi filime reka tuyisoreze ahangaha, ahubwo tukurarikire gukurikirana igice cya gatatu. Ni filime yitwa Umuganga w'umukire yihinduye umuklina kubera urukundo. Ariko mbere yuko dusoza iyi episode, reka mbanze nkwibarize ikibazo: ese koko urukundo nyarwo ruracyabaho? Urukundo ruturebera ku mafaranga, icyubahiro, uwuriwe, inkomoko ndetse n'ibindi. Ese wowe ubyumva ute? Ese ubundi iyo bavuze urukundo wowe wumva iki? Ese urabona iyi nkuru y'uyu Dr. Ethan ndetse na Aline, urukundo rwawe koko ruzashoboka? Reka rero tugushishikariza gukurikira igice cya gatatu kuri iyi filime kizanyura ku uyu muyoboro witwa Guys Choice TV. Icyo tugusaba ni ugukanda subscribe niba ukunda inkuru n'ibiganiro ndetse na filime tugenda tunyuza kuri uyu muyoboro, ariko nanone tugusaba gutanga igitekerezo muri commentaire kugira ngo mu by'ukuri tumenye ibyo tuzongera mu gice kizakurikiraho. Ese urumva ari iki twahindura, n'iki twakongera? Ese iyi nkuru iri kugukora ku mutima? Ese ni irihe somo uri gukura muri iyi filime turi kugenda tubategurira y'uruhererekane? Ibyo byose rero ndagira ngo ubyandika muri commentaire. Imiryango irafunguye, reka tugushishikarize gukurikirana igice cya gatatu.